binyuzaho. A tragic drugstore visit to help his ailing wife. Ndagira ngo wumve ukuntu iyo wacuruje inkuru abanyamakuru bagenda bakayidevelopa. Weho yagiye kamera inkuru umugabo bamurashe bamwiba imbunda ibintu nk'ibyo mumbabarire bashaka kumwiba imodoka. Hano abanyamakuru bashyiriye inkuru no bakahita boherezayo umuntu ujya gutara inkuru akamenya ubundi uwo muntu koko barashe ayo mashusho dufite watuzaniye uwo muntu byari byagenze gute yari muntu ki byari byagenze gute inkuru ikaza kuvamo. Umva inkuru ukuntu bayidevelopa. Ati iduka ricuruza imiti ubwo ni farumasi drugstore. Umugabo yari yagiye rwose agiye kugurira imiti umugore we. Umugabo baje kuba murasira. Igikorwa cy'ubugiraneza umugabo yari agiye kwikorera rwose cyaje guhinduka urupfu rwe. Umugabo hanze yaha mubona kuri farumasi ahagana saa 8 z'ijoro. Umugabo agira ngo wumve ukuntu yankuriye bagiye bakayidevelopa. Ati inzozi mbi za mbere z'umubyeyi ati baze kurara uri kuririmbira kana kawe kugira ngo gasinzire unakabicira bikanagusaba kuza kukarinda kugira ngo batakarasa. Ibyo nibyo byaraye bibaye mu rugo iri joro mu rugo rwitwa Kahel. Ubwoba buteye ubwoba bwinjiye mu muryango cyangwa se ubwoba bicyane bwasanze urugo. Ibyaha byabaye mu makaritsiye y'ubugizi bwa nabi bicaye inshuro nyinshi bikajya babisubizo babiri broadcastinga barabireba cyane ziriya nkuru z'ubugizi bwa nabi abantu bicanye abantu bafatanye ku ngufu abantu barwanye bakuranye amenyo ubwiye ubujura inkuru nk'izo ngo nizo zirebwa cyane ngibindi byose muri Amerika kuri televiziyo binyuzo birukanga cyane. Ati muri iyi minsi ibyaha biri kugenda bigabanuka muri Los Angeles bivuze ngo televiziyo yanyu ntago ari weho nyeneye kugira ngo ngumane akazi kanjye ntago ari utuma ngumane akazi kanjye. Mbega umusore ameze nk'uri kumutera ubwoba amubwira ngo nyeneye ko twajya tuhura njye nawe tukaryamana kugira ngo nanjye nkomeze nguhigira amakuru kuko ni naguhigira amakuru televiziyo yanyu izasubira inyuma bakwirukane ku kazi. Ati rero nyeneye ko tuzajya dubonana wa mukobwa tugakundana cyangwa se bakabonana bisanzwe ati cyangwa se mbikeneye nkuko nawe ukeneye kugumana akazi kawe. Mbega rimeze nk'uri kumutera ubwoba ati cyangwa se bakakwirukana niwanga ko tuzajya turyamana. Umva umeze nkaho uri director ariko kuri shift y'amavampa y'abantu bose bashaka akazi kawe. Ibaza televiziyo yawe nimanuka mu manota muri Los Angeles muri televiziyo zose zihari ikabi ya nyuma. Hari ahandi hantu ugiye najya kugurisha inkuru zanjye. Ndagira ngo umbwire nimba ushaka ibyo bintu tubigurana. Nje nkuzanira inkuru nkomeze ngurisha televiziyo yanyu inkuru cyangwa inkuru nzizanye nje kuzigurisha indi televiziyo cyangwa wemere tujye turyamana. Arasa ku ntego gutyo niko uyu musore ari kumubwira. Ari kubwira urumva ibyo ngibyo biraza gutera ubwoba n'abaturage batekereza ko bari gutekereza yuko abicanyi bisha abantu bakiri hanze nta polisi tabafunze n'amashusho y'abadahari. Bivuze ngo uyu musore ikintu yakoze ajya gutanga ino nkuru nimba wakibonye amashusho y'ababicanyi na ya modoka yabo yabanjara bikata bikuraho we yerekanye amashusho bagiye gucisha aho yahaye itangazamakuru na amashusho y'ubwicanyi. Ari no kumubwira ati ari kuribuka ko abicanyi bakiri hano hanze. Iyi shusho nijya hanze abantu barakomeza kujya bareba televiziyo yawe chaîne yawe bategereza ko wenda wazazana n'amashusho y'abicanyi. Ariko hari ikintu tumva ibyo 15 ntabwo ari byo nshaka guhera uyu munsi duhereye nona ndagira ngo murambe ibyo 15 tuvuganye ikindi kuri televiziyo mu gihe munyuje inkuru yanjye mujye munabivuga mu gitangazamakuru cyanyu hagati muvuge ngo iyi nkuru turayikesha muvuga izina ryanjye mu mehiti. The name of my company. Nanashinze company nago nyeneye ko muvuga izina ryanjye. Muzajya muvuga izina rya company yanjye muri televiziyo. Nibazajya banyuza inkuru ye bazajya bagaruka ku izina rye rya company ye bayihe credit umusore yafunguye na company. Is Video Production News. Company yanjye ni Video Production News. A professional news gathering ni service. Ni company y'inyamwuga ikusanya amakuru yo hirya no hino. Ikayagurisha. And meet your team. Ikindi ugomba kumpresenta abayobozi bawe na timu yawe kugeza kuri ba manager bo hejuru n'abayobozi kugira ngo tumenyane ntangire menyane n'abantu ugiye utazabona hari nge nkorana nabo. Ikindi mu gitondo uze kujya kumuzana president w'iyi televiziyo umubwire ko ari ngewe president wa company ibaha inkuru ubibutse n'izindi nkuru zose nagiye nkugurisha. Ikindi nusongera kunesha umutwe ku giciro. Ninzajya nzanga kubwira ngo iki nicyo giciro cya nyuma ugakomeza unesha umutwe unsubirishamo akona ko nakamenyero sinzongere kubibuba nkomeje ibyo bintu mbishaka. Suzajya unsubirishamo. Uzi ikintu cya nyuma nashaka noneho uribuka ubwo twari turi kumwe turi mu nzu yawe ibintu urakirero ki ibintu nagusabye kunkorera ntabwo bikoze nkuko nabishakaga ubushize nkuko nakubwiraga ugomba kubikora ni kuzajya ubikora
ubwo haranahiye ariko ngo ntago hahiye mu buryo uyu musore yari kujya mutegeka ko hashyamo mu gitondo yabyutse ajya kumupresenta nk'uko yamusabye tumupresenta abayobozi ba presente bamenye company yanjye igurisha inkuru nta wamenya babona bana my counter wora bite from the Benedict Canyon crash. you know what is nkuru zose mwagiye mubona niwe nyiri ya company bita ngo ni video production news je cyo nashaka kubabwira mwembi babiri mutangaza inkuru neza niba bashakira inkuru bari reportinga employee and myself mukozi wanjye nanjye. And around approximately hagana nka saa 6:30 I looked in my rearview mirror. Ndeba muri retroviseur. The same men. Mbona babagabo n'ubundi na ya modoka bimeze nk'abadukurikiye. Ndagije ndabakwepa. And tell them to the restaurant. Ndagije ahubwo ngiye bitamba kurikirana ndeba abantu bari bankurikiranye. Mbona binje muri restaurant. Barebye mbona bameze nk'abandi batatse urugo rwo bakiri bakica abantu. Kandi wambwiye kuti waratubwiye mbere kubara abantu utigeze ubabona utababonye. Utubwiye kutabitegereje. It all came back to me when I saw them going. Nongeye kubabona binjira muri restaurant bwa kabiri. And then I saw them. Nibwo nongeye kuba amashusho yabo yangaruka mu mitamba menya mbona bafite n'imbunda bitamagara polisi 911. Iyo niyo nkuru yawe. Iyo niyo nkuru nyine ya nyayo. The men saw my footage. Yakubara abagabo babonye ko inkuru netanze mu bitangazamakuru bakamiga ariyo mpamvu bari bankurikiranye ijoro. Yes, please. Nuko byagenze. I think you withheld information. Ndakeka waduhisha amakuru y'abari abicanyi. I think you saw the two men in the wari warababonye cyagiye bica abantu. And you saw the car. Ubona imodoka yabo plaque amakuru yagumana to get something you could film. Urabakurikirana kugira ngo uzaba kamere. Urabitekereza iki kugira ngo ukore indi nkuru irenze uyigurisha. Ibyo bintu subwo ntabwo byaba ari ubunyamwuga muri business yanjye. N'ubwicanyi ahubwo waba uri umwicanyi wa mugabo kugira ngo ubone abicanyi kugira ngo turangire tubafunga ugamagara polisi ngo amafaranga shaho ngo ni stage abahaye kugira ngo bubake kariyeri yabo. Igihe nikigera bazaba kozi bemewe ba video production news. Ibi byose bizaca muri experience. Muzagenda mwurira ku rwego gake mukurikira amategeko yanjye. Rimwe na rimwe nshobora kuzajya nyabaha mukumva arabacanze ubutaha mukumva ni muyizeye neza amategeko bahaye. I will never ask you to do anything. Ariko mwibuke ko nta kintu nzigera